bitewe n'ubwiza buhebuje afite, kuba yihagazeho, kuba ari muri bamwe mu bakobwa bihagazeho mu Rwanda ndetse banatunze n'agatubutse. Guhera mu rugendo erega ngo ari muri Miss Rwanda, ngo aho yatorewe kuba photogenic, Miss Photogenic, ati uyu mukobwa kugeza n'ubu ngubu aberwa n'ifoto. Yaje kubengukwa n'uyu nguyu Kimenyi Yves nawe utiyoroheje mu mupira w'amaguru, ati uyu nguyu ni icyamamare, umupira azi kuwukina neza. Ariko ibi ngibi ntago Kimenyi Yves yabyihanganiye. Ati yarivugiye ati ahubwo kwihagararaho nk'abagabo, uko kwihagararaho nanabishyira hasi, izina nkarishyira hasi, ati nari umugabo erega ntago ihabwa intebe. Afata ijambo, afata iya mbere ati burya ibyo byose byo mwumvaga abanyamakuru bavuga, by'umwihariko abanyamakuru bo kuri YouTube, byari ibihuha. Ntago uyu nguyu Muyango twigize dutandukana. Hari abajya kure bakavuga yuko Kimenyi Yves adashaka kurekura uyu mukobwa, ngo ati amurekuye yameneka, niko benshi bakunze kubivuga. Nyamara ibi ngibi njye ntago nabivuga gutyo, bitewe n'uko uyu Kimenyi Yves nawe ni umuntu wihagazeho, bitewe n'uko nawe afite ijambo, afite izina rikomeye n'ubundi mu mupira w'amaguru. Erega ntago izina rye ryamenyekanye bitewe n'uyu mukobwa Muyango nk'uko babivuga, ahubwo ryamenyekanye bitewe n'ubuhanga afite mu mupira w'amaguru. Ntarasoza ndaza kubabwira nanone, turaza kunyarukira nanone mu itangazamakuru, by'umwihariko muri RBA. Ati umunyamakuru Rutikanga yarushinze. Hano hari amafoto n'ubundi agiye atandukanye yiwe. Ibi ngibi byashimishije abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko muri showbiz, cyane cyane muri RBA. Ati impundu zavugijwe. Reka ntarasoza nanone tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza gusangayo umunyarwandakazi n'ubundi, umuhanzikazi Clarisse Karasira. Ati Clarisse Karasira n'umugabo we Ifashabayo Sylvain The Joy bagiye kwibaruka umwana wabo wa kabiri, Ubuheta. Ibi ngibi ati byabashimishije cyane, aya mafoto bagiye bayasakaza. Reka ngusabe n'ubundi gukora subscribe nk'uko mubimenyereye, ntago wibeshye, wahageze kuri channel y'ukuri. Ubu ni Ubuvumbuzi Show, nk'ibisanzwe nimenya byose, njyewe ndi Ken Chris. Kora subscribe maze like na share, maze dukomeze twibanire. Reka ntangire mwiyumvire. Ati Kimenyi Yves yahakanye ko ibi ngibi byo bamaze iminsi babavugaho ngo ari ibihuha. Yagiye avuga ati ahubwo abatera utwatsi abo ngabo babivuze. Muhawe ikaze. Kimenyi Yves yahakanye yivuye inyuma ibyo gutandukana na Miss Muyango. Umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga Kimenyi Yves yanyomoje amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Yavugaga ko yatandukanye n'umugore we Uwase Muyango Claudine, wegukanye ikamba ry'umukobwa uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda 2019 photogenic. Hari hashize iminsi Kimenyi Yves na Muyango Claudine bibazwaho cyane ko bamaze igihe kinini ntawe usangiza abamukurikira amafoto bari kumwe, bifurizanya ibihe byiza n'ibindi n'ubundi, ngo nk'uko bari basanzwe babigenza. By'umwihariko ku munsi wahariwe abakundanye wizihizwa ku wa 14 Gashyantare buri mwaka. Uyu mwaka ubwo wizihizwaga nta n'umwe muri aba wigeze yifuriza undi nk'uko byajyaga bigenda mu myaka yashize. Ibi nabyo byatumye abantu babakeka amababa, bakavuga ko ishyamba ritari ryeru, ko nta kabuza bazatandukanya cyangwa se ngo batandukanye. Mu kiganiro yagiranye na BNB Kigali ku murongo wa 89.7 FM, Kimenyi yavuze ko amakuru y'uko batandukanye ari ibihuha, kandi urukundo rwabo rudapimirwa mu mbuga nkoranyambaga. Ati iwacu bihora ari ibyishimo kuko ntaramwifurije
nubwo ntigeze nifuriza Muyango isabukuru nziza ku mbuga nkoranyambaga, ntaho bihuriye no kuba twaba twaratandukanye, duhora mu byishimo. Ntabwo umwe ashyira undi ku mbuga nkoranyambaga kubera ko ari isabukuru cyangwa se hari icyabaye. Uyu mugabo yakomeje avuga ko impamvu bamaze iminsi badasangiza ababakurikira ibihe byabo byiza by'urukundo nk'uko byajyaga bigenda mu minsi yashize, ari uko hari ibindi bintu bari gutegura abantu bazamenya vuba aha. Ati twebwe mu rugo iwacu ibintu bihora ari isabukuru, umunsi w'abakundana ndetse n'umwaka mushya. Nta yindi mpamvu hari ikindi kintu tuba hari gutegura mu minsi iri imbere. Abatekereza ko twatandukanye ntabwo bishoboka keretse kubitekereza gutyo rwose. Ati ibyo byose ni ibihuha. Kimenyi na Muyango barushinze muri Mutarama 2024, bafitanye umwana w'umuhungu bise Kimenyi Miguel Yanisi. Ngaya amakuru n'ubundi kwa Kimenyi Yves ndetse n'umufasha wiwe Muyango. Abari bateze n'ubundi ko batandukanye cyangwa se ya makuru y'ibihuha ntibatuze, kuko ibingibi ntago ari ukuri. Reka mbakomereze n'ubundi. Ati ku munyamakuru Rutikanga yarushinze. Umunyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda Paul Rutikanga yasezeranye n'umukunzi we Uwera Caroline bemeranya kubana nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda. Rutikanga n'Uwera bamaze igihe bakundana ndetse muri Gicurasi nibwo bambikanye impeta. Uyu mukobwa amwemerera kumubera umugore. Basezeranye mu murenge wa Remera kuri uyu wa kane, mu gihe indi mihango y'ubukwe iteganijwe ku wa 29 Kanama. Rutikanga yamenyekanye cyane kuri televiziyo y'igihugu asoma amakuru mu Kinyarwanda cyane cyane aya nimugoroba. Muri 2016 yakoreraga Cloud TV, ahava ajya gukora kuri TV10, ari naho yavuye muri Werurwe 2017 ajya gukorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Itariki ya 5 Ugushyingo 2024 yagizwe umuyobozi ushinzwe imikoranire n'abafatanyabikorwa muri RBA. Nguyu Paul Rutikanga. Ibi ni bimwe mu bigwi byiwe n'ubundi bavugaga. Hano hari amafoto meza cyane n'ubundi bagiye batangaza n'ubundi ategura ubu bukwe bwabo. Ibintu birashimishije. N'ubundi nababwiye yuko turi bunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tukaza kureba ku muhanzikazi Clarisse Karasira wagaragaje ko we n'umugabo we Ifashabayo Sylvain Dejo bagiye kwibaruka umwana wabo wa kabiri cyangwa se ubuheta mu Kinyarwanda. Clarisse Karasira yatangaje iyi nkuru yifashishije amashusho yashyize hanze ari kumwe n'umugabo we n'umwana wabo bize Kwanda. yayaherekereje amagambo agaragaza ko ashimira Imana imirimo iri kugenda ikora mu buzima bwe n'umuryango we. Ati murebe mu byo Uwiteka yakoze bakundwa, umuryango wacu uri kwaguka, turitegura undi mwana vuba cyane. Uwiteka yakoze ibintu bidasanzwe kuri we, natwe twuzuye ibyishimo. Uyu mwana agiye kuza akurikira uwo bibarutse muri 2022 bise Kwanda, Chrisney Jarwe. Uyu yavutse mu ijoro rya tariki ya 13 Kamena 2022 mu bitaro bya Northern Light Mass Hospital biherereye mu mujyi wa Portland muri Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngayo n'ubundi amakuru ya Clarisse Karasira mwari mumaze iminsi mutumva, ariko cyane cyane ku bakunzi biwe cyangwa se ku bakurikirana ibihangano byiwe, uyu nguyu ntatuza kutugezaho indirimbo kuko niyo yakabije bitewe n'imishinga bafite, cyane cyane ko dore ko yashinze urugo, kandi iyo umuntu yashinze urugo aba yagize inshingano nyinshi. Ariko ati abakunzi biwe ntago azabatererana ku buryo yagenda ngo akamara ukwezi kose nta n'igihangano abahaye. Ni umuhanzi w'umukobwa ukiri mutoya mu buhanga budasanzwe yifite, ari nabyo byatumye uyu mutware wiwe Sylvain Dejo
n'ubundi nibyo yamukundiye. Uyu mukobwa ku ndirimbo ze wamumenyeraho, hari n'indirimbo yaririmbiye n'ubundi umusaza ukomeye cyane muri sena y'u Rwanda witwa Rutaremara. Ibi ngibi n'ubundi bikomeza bizamura izina Clarisse Karasira, rituma rivugwa cyane kuko yaririmbye ibintu bihesha u Rwanda n'ubundi agaciro gakomeye cyane. Reka mbibutse n'ubundi nababwiye n'ubundi ku itandukana rya Muyango ndetse n'umutware wiwe Kimenyi Yves, umukinnyi wabigize umwuga. Ibi ngibi n'ubundi ko Kimenyi Yves yabinyomoje avuga yuko ibi ngibi ngo byari ibihuha. Mbabwira yuko n'ubundi Paul Rutikanga ngo agiye kurushingana n'Uwera Caroline. Ngayo amakuru n'ubundi nari nabateganyirije. Nk'ibisanzwe nkunda kubabwira yuko amakuru meza nk'aya ari akagaruka. Komeza ubane natwe, njyewe ndi Kenny Chris. Nagusaba n'ubundi ko wakora subscribe maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure hashoboka. Iyo ni inkunga ikomeye cyane. Iyi ni Menya Byose ica ku buvumbuzi show. Ndabashimiye, reka mbashimire mbabwira ati hasta la vista.